barushange ukuririmba urabarutaha. Ubu siracyandakariye sheri, akazi nagasibye, amafaranga bayankase, kandi urabizi nawe amasezerano tugirana na bariya abantu abakomeye pe. Ubu ni njyewe bari buhane ninjye nayishe. Ako si sheri kutavuga sheri, ubu ngubu uzi ko kuri hoteli bakodesheje indi modoka yo gukora mu cyimbo cyacu. ariko ubanje uri kwicuza kuba nkwicaye iruhande cyangwa kuba njye nawe twirirwanye. Oya sheri, ibyo ntabwo nabyicuza, ahubwo ni byiza. Ariko si ubwo kuki ukomeza gutekereza ibintu bibi gutyo? Ibyaba mukobwa ngo ni bote sinari gusobanuriye byose. Impamvu yampamagaye ntiyazeho amazina ye, impamvu nashakaga gufata telefone, impamvu nashakaga gusoma iriya message, ibyo byose sinabigusobanuriye kuko gusa uracyandakariye bigezaho guti. Ariko ibyo uba wigira ni ibiki Kama? Ibiki se kandi? Ubwo aka kanya urandambiwe. Nukuri nawe umurambiwe umugore mwiza. Uri kumva kwihangana bikurangiranye? Se kandi wibagiwe byose njye nawe twanyuranyemo. Nukuri nawe nakurambirwa pe. Ako sheri utangiye kubona ko ntakikubereye. Sheri nukuri wirira. Hakumana yanjye. Sheri mwiza mbabarira wirira rwose. Ahubwo reka amagarara hano ku ruhande tubanze tubiganireho. Sheri, Rubera mwiza, nukuri ndagukunda mugore mwiza, kandi nta wundi mukobwa cyangwa umugore waza imbere yawe, nta wagusimbura pe, uracyari uwa mbere. Nukuri ntabwo nkubeshya mugore mwiza. Byose basi wagarukiye aho ngaho. Hano se ngiye he? Ubu ubona koko no kwa muganga batatubwira ko bigishoboka, ntiwakihangana koko? Erega Sheri, urambwira ngo ngarukire aho se, nagiye he? Nukuri ndahari pe, kandi uriya mukobwa ngo ni bote sinigeze mukunda, kandi ntabwo mukunda, nta nubwo nzigera mukunda rwose pe. None se nimero yiwe imara iki muri telefone yawe? Ako se Sheri, ubu nawe ugiye kwigira nk'aba bandi babaswa koko kuntunze nimero y'umukobwa cyangwa y'umugore? Nese ubu zose nzazisibe? Erega bote nakubwiye ko dukorana, akora mu bijyanye n'abakerarugendo, kandi rega ajya ndangira n'abakiriya rimwe na rimwe iyo byagenze neza. None se nzabyihorera? Ariko se ubundi kuhagaritse imodoka waretse tukagenda ko numva nshaka kwiryamira. Ako se Sheri, ubaka kandi ugiye kuryama kuri uru ruzuba koko? Cyane rwose. None se Kama, ubwo ubaye urindi ukazinduka ubona ubutumwa bwoherejwe n'umuntu w'umugabo naranditseho izina ry'umugore cyangwa umukobwa, ubwo message dusenyeye koko wasoma ugasanga ari umugabo, ubwo ko kurumva ibyo bintu ari iby'igati mu by'ukuri? Erega Sheri, nakubwiye ko bote rwose anyikururaho pe, kandi ngiye ntago mukunda, nta n'ikintu na kimwe yashobora gukora kugira ngo kidutandukanye. Ntabwo se? None se Sheri, kubona ko ari akazi dukora ariko kadufatiye runini, ubu koko tuzakihorera kugira ngo twizere? None se mugore mwiza, wagira ngo tubigenze gute? Nyine gutaguhamagara ukamisha ko yaguhamagaye. None se wagira ngo aduteranye koko? Kunyereka ko ntakeneye kubona ibiri muri telefone yawe. Aha ari byo rwose Sheri. Ariko ibyo si byo mvuze, ntabwo mvuze ko bakagombye guhagarika akazi. Ibiki se kandi? Hari ahantu yanditse muri message, nizere ko mutazigera mujyayo Kama. Nyumvira kandi nawe ra, none se nitutajyayo bizagenda gute, kandi uzi neza ko ari akazi? Aha, ako mana yanjye nge narumye, ngo yaguteguriye. Se ni ibiki si bisanzwe? Ariko ibyo ni byo mu kazi. Sheri, ni ukuri ndagukunda cyane. Basi se urarambiwe kubona ko ngukunda koko? Ndamukunda
gusa ndamukunda nziko nawe ankunda njye ndagukunda iwacu bakadutanya n'uwanda bakadusenya gusa ndagukunda